Ibintu byakomeye, ibintu byageze ku rundi rwego nyuma y'uko abantu 22 bafatiwe mu kabyiniro bari kubyina bambaye ubusa buri cyangwa bameze nk'uko bavutse. Iyi nkuru igisohoka imbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda hagiye hacicikanaho amashusho agiye atandukanye agaragaza bano bantu barimo barabyina bambaye ubusa buri. Ibinyamakuru byo mu Rwanda byandika kuri iyi nkuru y'aba bantu bafashwe barimo barabyina bambaye ubusa buri. Rero bitewe n'ibyo byose byagiye bigaragara, abantu benshi bagiye babasabira ibintu bigiye bitandukanye, hari ababasabiraga gutabwa muri yombi cyangwa bagahanwa by'intangarugero, hari n'abandi nabo bavuze ko ibyo bakoze ntacyo bishe kuko umuntu wese agomba kubyina yambaye uko ashaka. Abantu bose rero bagiye batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. Kuri ubu noneho rero umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda nawe ari icyo yatangaje nyuma y'uko abo bantu 22 bafatiwe mu kabyiniro gaherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Ese umuvugizi w'u Rwanda we yaba yavuze iki kuri bano bantu? Ese abaturage bo barimo barasaba iki leta nyuma yo gufata bano bantu barimo barabyina bambaye ubusa buri? Ibyo rero n'ibindi tutababwiye nibyo tugiye kuza tubabwira mu makuru yacu y'uyu munsi. Nawe rero niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugera kaza nako nugasige nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru ikomeje kugarukwaho cyane n'imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye bya hano mu Rwanda. Bano bantu 22 bafatiwe barimo barabyina bambaye ubusa buri mu mujyi wa Kigali. Ese uyu muvugizi wa guverinoma we yaba asaba iki leta kuri bano bantu bafashwe bambaye ubusa buri? Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, ishakira ukumbi ry'amakuru agezweho mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru rero yagiye igarukwaho n'ibinyamakuru bitandukanye, imbuga nkoranyambaga zose, amafoto nano barimo aragenda acicikanaho cyangwa amavideo. Ni abantu barimo barabyina bambaye ubusa buri bameze nk'uko bavutse. Abantu benshi rero bagiye batangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye bitewe n'iyo nkuru na n'ubu ikigarukwaho cyane hano mu Rwanda, bitewe n'abo bantu bari barimo barabyina bambaye ubusa buri. Abantu bakibaza ati ese bano bantu bari banyweye iki? Abantu bose rero byarabayobeye, byarabacanze, babuze ayo bacira babura nayo bamira bitewe n'aba bantu bafashwe bambaye ubusa buri. Rero noneho umuvugizi wa guverinoma nawe hari icyo yatangaje kuri abo bantu bafatiwe mu kabyiniro barimo barabyinira abantu bambaye ubusa buri. Umuvugizi wa guverinoma Yolande Macron yavuze ko impamvu abafatiwe mu kabyiniro bambaye ubusa buri mu mujyi wa Kigali bakwiriye guhanwa by'intangarugero ari uko imyitwarire nk'iyi ihawe rugari byaba ari ukurebera ikibi no kwangirika kwa sosiyete nyarwanda. Ibi rero byabaye mu ijoro ryo kuwa 17 rishyira ku ya 18 Kanama 2024 nibwo inzego zishinzwe umutekano zataye muri yombi abantu 22 bari basohokeye mu kabyiniro kabamo inkumi zambaye ubusa buri gaherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ni akabyiniro ubusanzwe gakora gafunze ndetse gacungiwe umutekano n'abasore bafite imbaraga kandi b'ibigango ko hagira umuntu winjira atari umukiriya wabo usanzwe uhaza kuhagurira cyangwa kuza kuhanywera. Nyuma yitabwa muri yombi ry'abo bantu, abantu benshi cyane bacitse rurondogoro ku mbuga nkoranyambaga, barimo abagaragaza ko byari bikwiye, abandi bagaragaza ko ibyo bakoze bitari bikwiye. Ku ikubitiro harimo umunyamakuru Aisha Kiza aho yifashishije urubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, aho yagaragaje ko mu batawe muri yombi hashobora kuba harimo abantu bakuru bashobora kwifatira ibyemezo
bakaba barinjiye muri ako kabyiniro bagiye kuryoshya nk'ibisanzwe nk'uko umuntu wese yakwinjira mu kabyiniro agiye kubyina bisanzwe. Rero yakomeje abaza niba hari icyo ubusanzwe amategeko y'u Rwanda ateganya ku myitwarire nk'iyo ngiyo abo ngabo bagaragaje. Ni ubutumwa rero bwavuzweho n'abantu batari bake barimo n'umuvugizi wa guverinoma Yolande Macron wagaragaje ko gushyigikira imyitwarire nk'iyo ari ugutesha agaciro sosiyete nyarwanda. Mu butumwa yatamujije ku mbuga nkoranyambaga ariko harimo urwa Twitter cyangwa ubu ngubu rwitwa X, uyu muvugizi wa guverinoma Yolande Macron yagize ati: Shuti Aissa, ibi ntabwo ari ukubakira umugore ubushobozi cyangwa uburenganzira bwo guhitamo ibintu njyewe nawe nk'abagore b'abanyarwanda duhora dushyigikira. Ibi bigaragaramo gukoreshwa, ntabwo bikwiriye guha rugari. Ibintu nk'ibi ni ukwemerera kurebera ukwangirika no kurunduka kwa sosiyete yacu. Aka kabyiniro kafatiwemo abantu 22 barimo na nyirako, abahakoreraga n'uwari ukuriye itsinda ry'abo babyinnyi bari barimo barabyina bambaye ubusa buri bameze nk'uko bavutse. Amakuru kandi avuga ko atari ubwa mbere uyu nyiri aka kabyiniro yari akoze ubucuruzi nk'ubu, kuko muri 2023 nanone yafungiwe akandi kabyiniro kakoreraga mu murenge wa Gasyata mu karere ka Nyarugenge n'ubundi nako kakoraga ibintu nk'ibi ngibi. Bamwe rero bagiye batanga ibitekerezo bigiye bitandukanye bavuga ko abo bantu bagomba guhanwa by'intangarugero ngo kuko ni ukwangiza isura y'igihugu cyacu. Bane rero ni kubava ngo kugaragara ibikorwa nka biriya ato ni ukwangiza isura y'igihugu cyacu. Amakuru ahamya ko abafashwe bahise bashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu gihe rugikomeje gukora iperereza kugira ngo harebwe niba bariya ibyo bakoze babihanirwa. Ni naha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi, ari nako nkubwira niba udusuye ari ubwa mbere jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazu yakaza nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kuduha igitekerezo, haba ari igishima ndetse n'ikitugira inama y'ibintu tugomba kuzakosoramo ubutaha n'ibyo tugomba kongeramo ubutaha kugira ngo tujye tubaha amakuru meza kandi yizewe hano kuri KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mugire ibihe byiza kandi bana bo mu ijuru igikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.